ese koko amafaranga atanga umunezero? Ese ko abantu benshi babyuka bajya gushaka amafaranga, buri muntu wese yihuta ari kujya gukora imirimo yose akora, yaba business cyangwa se agiye gukora akazi gasanzwe ashaka amafaranga. Ese aya mafaranga abantu birukaho koko atanga umunezero? Ni kenshi uzumva abantu benshi bari kubiganiraho bavuga bati amafaranga se atanga umunezero, abandi bavuga ngo ntayatanga. Ariko tugiye kurebera hamwe muri iyi video dusomye mu nyandiko z'abanyabwenge ba kera icyo babivugaho. Ese baravuga bati amafaranga bimeze gute? Ni ukuvuga ngo rero amafaranga ashobora gukoreshwa mu buryo bugeze kuri butatu. Iyo uyakoresheje mu bintu, amafaranga ushobora kuyakoresha mu bintu bibi, icyo gihe akuzanira umubabaro. Birazwi neza nk'uko twagiye tubireba muri video zatambutse, iyo ukoze ikintu kibi cyangwa se iyo ubashije kuba wakora ikintu kibi, nyuma y'ikintu kibi hakurikiraho icyo twita umubabaro cyangwa se gusafaringa. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kibi uzakora uzamenye yuko nyuma yacyo hazakurikiraho umubabaro. Rero amafaranga hari abantu bashobora kuyakoresha mu bintu bibi. Tuvuge wenda se amafaranga uyakoresheje kuba wagirira nabi umuntu, wenda se wishyuye nk'abantu b'amabandi ngo bagende bagirire nabi uyu muntu, icyo gihe uzamenye yuko byanga bikunda uko bizagenda kose, niba amafaranga yawe nuyakoresha mu bintu bibi, hazakurikiraho umubabaro uzakuzaho wowe ubwawe, kubera yuko muri ino si ikintu utanze n'icyo ubona. Noneho ikindi kintu cya kabiri, uburyo amafaranga ashobora gukoreshwa, hari abantu bayakoresha mu bintu bisanzwe, kugura ibintu, guhaha, kugura ibintu bigezweho, ibintu bigushimishije. Icyo gihe nabwo aba banyabwenge bakubwira yuko amafaranga nuyakoresha muri ubwo buryo busanzwe nyine bw'abantu benshi byo kugura ibi bintu bishimishije bitewe n'ibyo ukunda, amafaranga icyo gihe azatuma nyine ujya nko mu bihe byiza nyine by'akanya gatoya, wishime by'akanya gatoya, ku buryo nyine niba waguze nk'imodoka wahoze urota mu nzozi zawe, uzishima ari uko ukiyigura, uzishima ukiyigura by'akanya gatoya. Noneho nurangiza kwishima by'akanya gatoya, nyuma y'ibyo byishimo hazakurikiraho nabwo kubabara, kubera yuko ibintu byose bitarangira, ibintu byose birangira, ibintu byose bidahoraho iteka ryose, cyangwa se ibintu by'igihe gitoya, byaba ari ibyishimo kumuvuga ati wenda ibi bintu biranshimishije, ariko ari iby'igihe gitoya, hakurikiraho yuko ugomba kugira umubabaro, gusafaringa nibyo bikurikiraho, kubera yuko niba tuvuge wenda se nguhereza urugero, niba aka kanya uguze, uzarebe nawe uzirebeho iyo wari ufite inzozi zo kugura ikintu runaka, noneho ukamara kukigura, iyo ukimaranye nk'icyumweru cyangwa se iminsi mikeya, uhita ubona ko cya kintu wirukagaho nta kitakigushishikaje, uhita wumva nyine ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Aho rero amafaranga nuyakoresha muri ubu buryo busanzwe, ntabwo uzagira umunezero. Ariko ahangaha bavuga ikindi kintu cya gatatu, amafaranga ushobora kuyakoresha mu bintu byiza. Ahangaha tuvuge ikintu bavuga cyane ni uko uba ushobora guhindura ubuzima bwa benshi. Tuvuge nk'urugero, ufashe amafaranga yawe, uragiye uguza amafunguro, ugiye gusura abarwayi barwariye kwa muganga, cyangwa se ufashe amafaranga ufasha umuntu udafite imyenda, cyangwa se ufite ikindi kintu runaka abuze, urakiguze, uragiye urakimuhereje. Ni ukuvuga ngo aho burya uzishima, kandi noneho uwo munezero cyangwa se icyo gikorwa wakoze ntabwo bizigera birangira. Igihe cyose uzahora wibuka ko hari umuntu wakoreye ikintu cyiza bigushimisha. Cyangwa se amafaranga uravuze uti wenda jyewe nyubatsemo ino nzu umuryango wanjye uzabamo, ari ikintu nyine kizaramba kandi wagikoze mu rukundo, utavuze ngo iyi nzu y'amabengeza nyubake abantu bajye babona ko ntuye ahantu heza. Oya, wowe wabikoze nyine kubw'uko uri kubikorera umuryango wawe cyangwa se abantu. Murabizi yuko tukwiriye kuberaho abandi bantu, tukwiriye kubaho nyine hari abantu dufitiye umumaro. Rero ahangaha ikintu bano banyabwenge ba kera batindaho ni uko amafaranga
nuyakoresha mu guhindura ubuzima bwawe no guhindura ubuzima bw'abandi, amafaranga azaguha umunezero. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu bavuga ni uko amafaranga ashobora kugura umunezero mu gihe yakoreshejwe mu buryo bwiza. Hari interuro bano banyabwenge banditse nasomye ivuga ngo ibintu byose bidafatika, ibintu bifatika bigira agaciro utarabigira. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose bishobora gufatika mu kiganza, inzu, imodoka, imyenda, telefone, ibintu bifatika nyine, ibingibi bifatika bigira agaciro utarabigira. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kubigira akenshi uba wumva nta gaciro bikigufitiye kubera yuko uba wamaze kubigura nyine. Ariko ibintu birimo gufasha, birimo urukundo, birimo kuba wahindura ubuzima bwawe, tuvuge nk'urugero, ufashe amafaranga uyashoye muri bizinesi ifitiye abantu akamaro. Uko uzahora ubona, tuvuge wenda wubatse uruganda, wubatse ivuriro, wubatse ikigo cy'amashuri, uko uzabona ba bana bari kuza kwiga muri cya kigo cy'amashuri wubakishije ya mafaranga, utitaye wenda tutarebye ku nyungu gusa yuko wenda uzaba uri kunguka muri cya gikorwa wakoze, kuba abo bantu bafite inyungu mu gikorwa wabakoreye, cyangwa se bari kwivuriza hafi kuko wabubakiye ivuriro, cyangwa se igikorwa cyose wakoresheje amafaranga cyiza kiri kugirira abandi akamaro, kizahora kikunezeza igihe cyose, no mu gihe wagera mu busaza, no mu gihe wavuga ngo ngewe ngeze ndashaje, ndi hafi gupfa, no mu gihe uri kubabara uzaba wishimiye igikorwa cyiza usigiye abantu, kuko amafaranga wayakoresheje mu buryo bwiza. Muri make, ikintu cyose cyiza uzakoresha amafaranga kitarimo kwishimisha, kuko buriya ikintu cy'ingenzi harimo dukwiriye gutandukanya n'ibintu bibiri. Tugomba gutandukanya umunezero ndetse n'ibyishimo. Ni ukuvuga ngo ibyishimo ushobora iyo wishimye tuvuge niba wagiye nko mu birori ukahava wishimye, ejo ntabwo bivuze ngo uzahora wishimye. Rero amafaranga iyo uyaguze bino bintu byo gutuma wishima, cyangwa se byo gutwika, cyangwa se byo mu mvugo z'abiki gihe njya numva ngo twatwitse hahiye, iyo uyakoresheje muri ubwo buryo, amafaranga bya bintu wayakoresheje ntabwo uba ubonye umunezero, ahubwo uba ubonye ibyishimo. Kandi twebwe ikintu turi kureba hano ni umunezero w'ubuzima bwose. Ariko amafaranga iyo wayakoresheje ikintu cyiza gihindura ubuzima bwawe, kigufitiye umumaro ndetse kigufitiye n'abandi, uzahora ufite umunezero, kuko ka kanyamuneza k'igikorwa cyiza wakoze, cyangwa se bya byiza wakoze, bizahora biri mu mutima wawe, ubeho ufite umunezero, kubera ko amafaranga yawe wayakoresheje mu bintu byiza bihindura ubuzima bwawe, bukaba bwiza, haba kuyashora muri bizinesi ifitiye abandi bantu akamaro, nawe igufitiye akamaro, cyangwa se kuba ushobora kuyafashisha abantu. Wibuke gukora subscribe aho hasi kugira ngo tujye dukomeza tubane muri zindi video zitandukanye. Ciao ciao.